nibwo rero twagiye ku murenge twiyandikishije ku murenge nabwo muri famiye ye barabyanga bandika ibaruwa yo guhagarikisha kwa kundi nyine abantu babiyandikishije kuzasezerana mu murenge barabihagarikisha. Ukuntu byaje kugenda mu by'ukuri nanjye naranditse nahise nandika ahubwo nsaba ko dusezerana. Mu bintu rero byadutangaje byaradutunguye cyane mu murenge byageze ahubwo ku karere kugera ku karere biga ku iretere ku maretere yombi iretere y'umuryango n'iretere yanjye hasohoka iretere rero none bivuga ngo dushingiye 1 2 3 imyaka y'ubukure no kuba abantu bakundana ibintu nk'ibyo ngibyo turemeza ko abantu bakwiye gukora ubukwe bwacu busa nkaho tuvugishije ukuri ntago bwaciye mu muryango ntago bwaciye mu itora ahubwo bwaciye muri leta kuko no mu itora bari baranze kudusezeranya naboze kandi nta ntekereza ko wenda bivuze umuntu ashobora ati burya itora ryanyu ni ribi ntago ari muri urwo rwego ahubwo harimo iki byo kubahiriza nanone umuryango umuryango utabyemeye nta babizi ko babaza ngo byose byaratunganye ariko niyo nakwambara umwenda wanjye nsanga ngo niyo abari ijipo n'ishati n'inkweto za sandari ariko nkajya imbere y'iteraniro nkasezerana numvaga nkeneye umugisha uva ku Mana kuruta ibintu byose kuvuga ngo nishingiye numvaga ari imivumo nawe ndi kwikururira aho nishaka nzaye nambaye imyenda isanzwe ariko nji imbere y'Imana bansezeranye. Ubwo rero haje abantu biranantungura imyenda yanjye nayiguriwe n'abanyetorero ba Kristo bamwe barimbanaga na mama muri Hozana birumvikana na bamwe mu nshuti zanjye nkombereye marene imyenda ibikoresho byo mu rugo ibintu byose umukobwa akenera nabiguriwe n'abo bantu. Mwami Yesu naguhanyanane nawe mu wanyeburi isi mwami shushanya nandese ubereye byose ucunguzi. bakunzi b'Iyobokamana TV turabasuhuje cyane mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi mu tumenyereye ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira. Muri iyi minsi murabona ko turi kwibanda mu nkuru zo gusura amakupure mu ntego zo kubaka umuryango nyarwanda ukomeye bihereye mu bashakanye nyine nk'uko mugenda mubibona bahugura urubyiruko ku bijyanye n'amahitamo yabo bazabana mu rwego rwo kugabanya umubare w'amakimbirane agenda agaragara mu ngo nyine muri iki gihe. Niyo mpamvu dusura abantu rero batandukanye bubatse kugira ngo tubashe kuganira kuri love story yabo urukundo rwabo badusangize experience maze iyi experience urubyiruko rukiri rutoya ruyikuremo isomo rikomeye kugira ngo nabo bazabashe kugira urugo rwiza. Tubahaye ikaze no kwiyobokamana TV. Amakuru ni meza babona cyane rwose wagira ngo corona ntiyageze iwanyu ufume na force na fresher ni byose oya byo ntabwo yigeze hagera ko kuyirinda twari tubishoboye kuyirinda mwari bishoboye n'ubahiriza amabwiriza ya leta byose bigenda neza. Ni byiza cyane ariko bavuga yuko ubone ngo coronavirus nubwo hagiye hari ibintu byinshi yagiye ihombya nko muri economy n'ibindi ariko nyamara kandi ku miryango ndetse n'abasenga burya ngo hari ibintu ngo bunguka kubera ko baba wari umwanya mwiza wo kwegerana. Niko bimeze namwe niko byagenze? Yego cyane hari kubana byonyine mu muryango muri kumwe icyumweru ibyumweru bibiri ukwezi ni ikintu gikomeye cyane ku muryango. Yego ni byiza muratangira mutwibwira kugira ngo abadukurikira amenye ngo ni bande tugiye kuganira nabo. Nitwa AmatekaJanviere ndi umudamu uyu mutware mwiza. yanjye nitwa Gilbert Imana. Yego byiza cyane murakoze. Ariko abundi bantu bavuze ngo couple muri couple zikundana zizwe bivuze mwizerwa na Gilbert wajya nkumva ko gasiro muna kavuga ngo ndariko ndura umugore ngakundana ngo n'umugabo kuzikari nka mwizerwa na Gilbert. Ni byiza namwe murabizi ko abantu bafatira icyitegererezo
ntabwo tuzi cyane ko ariko bimeze ariko twebwe tubyiziho ko dukundana. Ni nabyo byiza cyane. Tuzanye no couple ya Mwizerwa ndetse na Gilbert bagiye kutwibwira neza none. Gilbert ni muntu ki, ni umukristo se, mbese mutatubwiye amazina gutyo gusa muratubwira noneho detail rero muri makeya kugira ngo abantu basobanukirwe neza. Gilbert ndi umugabo nyine wubakanye na AmatekaJanviere, ariko kandi mu buzima busanzwe ndi umupapa ukunda Imana, ndi umukristo kuva kera kugeza n'uyu munsi, kandi ndi n'umuntu cyane cyane ukunda gukora ibikorwa bijyanye no kubaka amahoro. Hanyuma mu buryo bw'itorero mu rusengero nkaba cyane cyane umuntu ukunda gufasha abaririmbyi. Ubundi hari igihe abantu banyita pastori n'ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko cyane cyane nkora uyu murimo cyo bita ministry. Ndi umu minister niko nabivuga, cyangwa umu missionnaire. Ni byiza cyane. Nanjye ndi umudamu ndakijijwe kuva kera, nyine ni amateka nayo. Hanyuma mu buzima busanzwe ndi umuririmbyi, ariko kandi turafatanya n'umugabo kubaka amahoro, turirimba muri korali amahoro, hanyuma no gufasha kandi abaririmbyi n'ubundi kwigisha abaririmbyi kuririmba no kubaka amahoro. N'ibyo mu buzima busanzwe akenshi mba ndimo. Birumvikana yuko musengera mu adresse yanyu ni itorero rya ADPR. Barayikorera amahoro bavuga ni korera amahoro ya ADPR Remera, nayikunda kurangwa mu mugani mu bikorwa byo kubaka amahoro. Ngira ngo ni byiza cyane. Noneho rero aho bateraniraho ni mu mitima. Ubona abantu bubaka amahoro bakunda guterana mu mitima, itorero mukabarurirwa muri ADPR. Si byose? Urumva ko mbavugiye ibi. Twishimiye cyane kubakira kwiyoboka Imana, kandi turizera yuko love story yanyu iri buze gufasha abantu cyane. Ndabyizera kandi ndumva ari byo. Ikibazo wenda cya mbere ndi bubaze Gilbert ndetse na Mwizerwa, icya mbere ndababaza ngo ese waba buri wese ubwo ku giti cye waba warigeze ugira icyifuzo cyo gusengera umugabo cyangwa umugore nyine muzashakana, cyangwa wamubonye nk'amanu y'Imana? Niba ari oya uratubwira impamvu, niba ari yego uratubwira impamvu. Ubwo twatangiye na love story yanyu rero. Murakoze cyane. Nk'umuntu n'ubundi wari usanzwe ndi umukristo kandi nsenga, ntekereza ko kuba nari gusengera umugore tuzabana ntabwo ari ikintu nari guhusha. Ni ikintu byanze bikunze cyari gikwiriye, kuko n'ubundi uretse n'icyo ngicyo n'ibindi bisanzwe nakwita bisanzwe byo mu buzima nagiraga igihe cyo kubisengera. Rero kugira urugo, kugira umuntu tubana, ntekereza ko ari wo mushinga wari munini nabwo w'ejo hazaza hanjye, ku buryo mu gihe natekerezaga kwambuka mva mu busore ngana kuzaba umupapa, nagombaga mu buryo bwihariye gusenga nsengera uwo tuzabana. Rero kubana na Mwizerwa ntabwo ari ibintu byangwiririye, ni ibintu nagize igihe cyo gusengera. Yego. Mu buzima busanzwe tuvugishije ukuri kuva turabana dusengera n'ibyo kurya. Ku buryo rero kuvuga ngo ugiye gushaka umugabo none ntubisengere, ahubwo nicyo cyari kuba gitangaje. Narabisengeye ndetse narabisengeye nkiri mutoya, ndumva n'imyaka nyibuka n'igihe n'ahantu ndahibuka. Natangiye kumusengera mfite imyaka 16, umva ko ari mike cyane. Ndabyibuka nari muri AEE mu mahugurwa y'urubyiruko y'abanyeshuri, noneho turi guhugurwa batubwira ukuntu urugo ari ijuru rito rwiza, ariko kandi ukuntu urugo nanone ari nka rubi, ari nka Gehinomu. Birumvikana mu myaka yacu harimo basetse, bumvaga ari ibintu bya blague biraho bishekeje gusengera umugabo ufite imyaka 15 16, ni ibintu bisekeje. Ariko ndibuka ko hari couple imwe, umudamu ni marene wanje Pastor Irene na madame we Chantal Mutoni ni marene, batubwira ibyiza by'urugo kandi batwumvisha ukuntu urugo ari akaramata, ntabwo ari ikintu kihutiraho ngo nurangiza ukivemo, n'akaramata. Noneho bakubwira ukuntu kugisengera ari wowe uba wigirira neza. Twarabisengeye ndetse banageza no kutubwira ati uhereye uyu munsi tangira ushyire mu byifuzo byawe bya buri munsi. Rero natangiye kubisengera
nkubwije no kuri naraniyirizaga ko numvaga ari ikintu cyiza 16 numvaga ari ikintu kinteye ubwoba, ikintu cy'ubuzima bwose mirere na mirere nkumva ari ikintu cyo gupfukama. ubwo se iyo wasengaga wabagubwira Imana ngo iki Mana wabagusengera uwo mugabo uvuga ati Imana umugabo wanjye mutunganye, cyangwa uzama umuntu umeze gutya? Ni nk'ibihe bintu nka bitatu byibuze uvuga ati numva nsenga icyo gihe mu nkiri muto ntanabikurana mbisengera, nabaga ndetermine ibi bintu runaka kugira ngo urugo rwanjye ruzabe rwiza. Mu myaka yanjye ntabwo nari nzi byinshi ku buryo navuga ngo ni kimwe bibiri bitatu. Ikintu nari nzi ni kimwe n'ubukristo, nicyo cyonyine nari nzi, nicyo nari narabonye, cyane cyane ko umuryango wacu w'abakristo abapagani namenye b'amakupure ngira ngo basa nkaho bari ntabo. Numvaga rero nkeneye umugabo ukijijwe, ariko nagiraga akantu numvaga nkeneye umugabo nanone wakuriye mu nzu y'Imana. Ko nibwiraga ko ntabwo mfite ayo makuru cyane, ariko numvaga umuntu wabanje mu isi nyuma agakizwa, ngiye nkakurira mu nzu y'Imana nkumva hari ukuntu byambangamiramo, ariko nkumva ubwo buzima, ayo mateka yo kurira mu Mana, yo kwirinda cyane gisa nacyo, iyo myumvire yo mu Mana numvaga nyikeneye no ku mugabo wanjye. Mwebwe mwatangiye gusengera umugore cyangwa urugo ryari? By'ukuri ntabwo ngewe nibuka neza igihe mu buryo buri pressing mvuge ngo ni igihe kiniki. Icyo nzi gusa nuko mu buzima bwanjye bwose nabaye mu bihe byo kuba mu gusenga. Rero kandi bimwe mu byifuzo nagiraga harimo no gusengera ejo hazaza hanjye. Ubwo rero niyo nasengeraga urugo, nasengaga cyane cyane ngaruka kuri iri jambo ryo gusaba Imana kuzagira urugo rwiza. Bigatuma ngaruka kuvuga ngo niba nifuza kuzagira urugo rwiza, Mana nifuza kuntegurira uwo tuzashobora kubana koko, byatuma tugera kuri cya cyifuzo cyawe. Nge numvaga nshaka ko ngira urugo ruri mu mugambi w'Imana. Nirwo rwego nasengaga. Navuga nti Imana nifuza ko uzamu urugo rumeze neza nkuko wabitekereje, nkuko wabigambiriye, nkuko bikwiriye, nawe byakunezeza uri mu ijuru ukabona hari urugo rumeze nkuko nawe wifuza. Urwo rero urumpe ari ngewe ubwanjye nkisengera ngo untegure mu buryo buzatuma ngera igihe cyo kubaka urugo ndi kuri rwa rwego rwatuma ngira urugo rumeze nkuko wifuza. Ariko nkanasenga ngo unantegurire wa wundi tuzabana, kugira ngo nawe azaba ari wa wundi koko ukwiriye, washobora gutuma tugera hahandi koko wifuza. Ubu mumaze imyaka ingahe mukoze mariage? Imyaka 10, kwa 11 azaba ari imyaka 11. Noneho rero reka tugere hano sasa rero. Aha ni naho urusingiye cyangwa niho hari icyo bita love story. Mugiye kutubwira urugendo rw'urukundo rwanyu kuva umunsi wa mbere mumenyana kugera ku munsi mwambara agatimba. Byagenze gute? Hanyuze mwiki? Aho harimo experience ikomeye mugiye gusangiza abantu bari kureba kino kiganiro, cyane cyane urubyiruko, dore ko nagize amahirwe akomeye nubwo n'ubundi nsanzwe mbizi ko mukunda kubaka amahoro, kandi burya iyo imiryango ifite amahoro burya n'igihugu kibona amahoro, amatorero akabona amahoro, kuko mu miryango niho ibintu byose bigenda bigirute bitangirira. Muradusangiza no ku rugendo rw'urukundo rwanyu. Umunsi wa mbere mumenyana muragigarukiriza neza ku munsi wo gukwiye kwambara agatimba. Kugira ngo niwe murakoze cyane. Wenda ntabwo nzi kuba ari inkuru cyane, ariko iby'ingenzi ndabyibuka. Kimwe nibuka ko guhura kwacu twahuriye mu rusengero. Nibwo bwa mbere namubonye nje mu rusengero, nari nje kwiga hano i Kigali muri universite, we nawe aririmba muri korali yo ku rusengero aho ngaho yiremeye muri korali Amahoro. Igihe rero naje aho ngaho ku rusengero, yari umwe mu bakobwa bagaragara ku buryo umunsi wa mbere nateranye aho ngaho ku rusengero kuri ADP Remera, ibyo byose naramubonye. Ariko ntabwo namubonanye ayo maso yo kumva mubonye nk'umuntu tuzabana. Naramubonye gusa mbona ko mbonye umukobwa mwiza uri kuririmba n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Noneho ahantu nge nibuka navuga ngo twamenyaniye bya bindi bya mbere byo kuvuga ngo namumenye.
ni igihe twahuye turi gutegura, hari umuntu wari ufite ubukwe, noneho yari mu ba fille d'honneur nanjye ndi mu ba garçon d'honneur. Noneho niho hambere twavuganye, ariko n'ubu twari tuziranye, ariko turatangira kuvugana tuna jokinga kuko twari dushatse kugendana kwa kundi umusore n'umukobwa bagendana. Noneho kwa kundi twari mu dupanga uko tuza kugenda, ngewe ntabwo ubundi nari sharp cyane, ntabwo nakundaga kuvuga, ariko we yari yatinyutse kuna kuvuga ndaho ngiye nditonze. Yego, nuko hanyuma gihe turi kuvuga rero uko dupanga kuza kugendana, waravuga ati ngiye ndigendanira na Gilbert, ariko ngiye numva mw'akantu kaga complex kuko sinari nditeguye, sinatekerezaga ko ari we turi bugendane, numva mw'akantu, ariko ndavuga ni sava. Nuko ubwo aho niho cyane twabaye nk'abavugana. Ubundi wenda utararenga wari utarajya muri korali amahoro wowe? Oya, ntabwo nari ndajya muri korali, nabaga muri korali yo ku ishuri yo kuri université, ni muri Kiye, aho zitwa Kiye. Hari korali yitwa Rwanje, niyo nabaga mu cyo gihe. Noneho we yabaga muri korali amahoro, ariko iyo korali Rwanje yajyagiza guteranira i Remera. Nuvuga ngo twasaga nkaho turi abaririmbyi bo mu itorero rimwe, ariko tutari muri korali imwe. Urumva nari muzi gutya, nawe yanzi gutya, ariko tutarigera tugirana ikiganiro. Nuvuga ngo uwo munsi niwo munsi twagiranye ikiganiro, ariko kiri aho ngaho kidafite gahunda. Marika, Urukundo se wenda warakantu wiyumvagamo cyangwa wavanyisha kuvuga ati ariko uyu mukobwa koko buriya urugendo rwanjye nawe rwabaye rurerure, sinzi ko biri buze no kutworohera kuruvuga nyine muri uyu mwanya. Icyo gihe byari bisanzwe, ariko buriya umuntu uri special mu buzima bwawe rimwe na rimwe ugira uburyo byumva, ariko udashobora gusobanura. Ni ukuvuga ngo icyo gihe impamvu byibuka nuko navuga ngo numvishe ikintu kidasanzwe, numvishe hari uburyo numva mwakiriye, hari ukuntu bimeze, ariko nashobora kukubwira ngo bisa gute. Sinzi niba nakubwira ngo ni urukundo, niba ariko hari ikintu kiri special, niryo jambo ryiza nakoresha mu Kinyarwanda, nyine ikintu kidasanzwe. Numva hari uburyo mwakiriye butumye binyorohera kumwisanzuraho, nkumva ni comfortable ukuntu, numva kubandi kumwe nawe bimeze neza, ukuntu bifite ukuntu bitanze ukuntu gususuruka, ukuntu akantu kajya mu neza, ibintu bisa gutyo umuntu atabonera ijambo rero nyane. Noneho icyo gihe nibwo bwa mbere numva twegeranye cyane. Kigiye sigira ngo n'aba nimero ye nta yarahari, ubanza icyo gihe nta telefone, ubanza wenda yarayifite, ariko ngiye nayo nari mfite. Kuko ni ahagana nko muri 1998 1999 ni muri iyo myaka. Noneho nyuma yaho naje byabaye ngombwa ko nononza kuba muri korali amahoro. Hari none byo byari bigeze mu mwaka wa 2000 nibwo naje muri korali amahoro. Igihe ngeze muri korali amahoro rero, noneho twasaga nkaho twegeranye cyane, kimwe nahise ntangira kuba umwe mu batoza b'indirimbo, kandi nawe akaba umwe mu bantu basaga nkaho ari mu batoza, ariko cyane cyane best singer, ari umwe mu baririmbyi b'imbere. Nk'umutoza w'abaririmbyi rero urumva yari umuririmbyi wanjye w'ingenzi wo kwitaho, wo gukurikirana, wo gufasha n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko igihe cyarageze noneho kuri we biva kuvuga ngo ni umuririmbyi gusa, ahubwo nawe aba umutoza w'abaririmbyi, dirigente. Ku buryo yewe nari maze igihe gitoya ndi umudirija, ariko nyuma aza kuza kuba vice dirigente wanjye. Tumara imyaka nyinshi iri hejuru y'itandatu cyangwa 8 gutyo ndi dirija, we akaba dirigente dukorana. Rero byagiye biba byiza, nubwo ntavuga ko icyo gihe harimo iki kintu twavuga ngo cy'urukundo rwo kubana. Mu by'ukuri twumvaga dukundanye, ariko tukumva harimo ikintu cyo kubahana, harimo ikintu cyo kwemerana, cyo kuzuzanya mu buryo biri ku rwego rwo hejuru. Icyo nicyo cyane cyagaragaraga, kubera ko ukuntu twakoranaga
nk'umudirija n'umudirijante muri korali byarimo ikintu cyo kujya inama, kuzuzanya, gukorana biri ku rwego rwiza rushimishije, tukajya inama bigakunda, tugapanga ibintu byose tukabikora neza, yaba ari kuri twebwe yaba ari no kuri korali, ukabona ko ari ibintu vraiment bitanze umusaruro rwose ushimishije, ku buryo ubona hari n'uburyo byazamuyemo cyane cyane imikorere ya korali, ariko natwe imikoranire yacu ukabona ni myiza ukuntu. Hanyuma we icyo gihe yari afite umufiyanse, uzwi nanjye nzi n'abandi bazi. Nanjye nari naho hari abo twagiye dukundana biri aho, ariko bidakabije cyane, bidafite imbaraga cyane. Hanyuma biza kugera igihe ntangira kwiyumvamo icyo kintu cy'urukundo rwinshi, noneho ruganisha kuri cya kiri nakita ku bana. Ariko ibyo byabaye nyuma y'igihe ntekereza ko ari kirekire, nka nyuma gusa navuga ngo kira imyaka nk'itandatu dukorana gutyo, ariko utavuga ko harimo urukundo rwo kubana, ahubwo harimo urundi rukundo yego. Hanyuma aza kugera igihe wabo fiance we baratandukana, agira n'undi wa kabiri nawe barakundana igihe turaho tubana deba mugira inama nawe akazingira, mbese ameze nka mushiki wanjye, nanjye meze nkaho ndi musaza we ukuntu. Hanyuma igihe kiza kugera na wa wundi baratandukana. Nyuma rero bamaze gutandukana, wenda ngarutse inyuma gatoya nibuka ko nk'igihe yatandukanye no mufiance we wa mbere, naragiye kumureba ndamubwira ni ibintu wakoze ni ibiki, kuko numvaga nanjye ntabyemera. Nasaga nkaho namaze kwakira ko wa uri nyina rumufiance we ari we bazabana, nanjye meze nkaho bishyigikira supportinga ukuntu. Noneho ku buryo naramutonganyije, namubwira n'ijambo rikomeye, ndamubwira nti rero mu basore benshi nzi nta hantu wakura umusore mwiza nk'uriya, ku buryo guhomba uriya musore urihemukiye rwose cyane. Arambwira ati no, njyewe ndabyumva neza ko atari we Imana yanteguriye kubana nawe, ni ibintu numva neza n'ibindi benda byinshi birimo. Ariko nyuma yaho aza gukundana n'uwo wundi, mera nkaho byakiriye, ariko biraho nyine. Noneho nyuma aho amaze gutandukanira na wa wundi wa kabiri, nibwo natangiye kumva ibintu bitagiye gusobanuka. Buriya hariho ibintu rimwe na rimwe abantu b'Imana, nicyo kindi babajije bwa mbere, iyo dusenga hari n'ibyo Imana ivugana natwe. Mu gihe yari amaze gutandukana na wa wundi wa kabiri, nibwo natangiye gusa nkaho ndi guhuza neza, ndi gushyira mu buzima bw'uwo munsi ibyo Imana yari yaragiye ivugana nanjye kera. Bimwe ndi n'umwana mutoya, ndi muri za segonderi, mbere yuko nza kwiga muri universite n'ibindi, ndetse n'ibyagiye bibaho muno muri icyo gihe nari ndaho ngaho. Hari ibintu byinshi Imana yagendaga imbwira nkaba mbifite biraho, ariko ntashobora kukubwira ngo ni ibiki. Noneho ntangira kubona ibisa nkaho ari ibimenyetso bifatika by'uko uyu ari we umugore wanjye. Ariko nabyo urumva nkasa nkaho bingoye nabwo kumenya ngo se ibintu, kubera ko ikintu cyari kigoye kirimo. Nasaga nkaho icya mbere mu mutima nubwo namwemeraga, namukundaga, nabonaga vraiment wa wundi wavuga uti wakubwira ngo rangira umuntu umugore muzima, nanjye numva ari we nari gutanga. Ariko ntabwo nari ndahuza icyo kuvuga ngo niwe ukwiriye kuba uwanjye, ahubwo nabonaga ko vraiment ni umuntu mwiza, umugore mwiza. Noneho nyuma nkabona ari ahantu nyine navuga ni umuntu vraiment uzashaka uyu mukobwa azaba abonye vraiment umugore mwiza. Ariko nkumva ntabwo ndabihuza no kuvuga ngo uyu ni uwanjye. Icyo gihe rero ni kuvuga nibwo byageze igihe bitangira gusa nkaho ntangiye kubona akantu k'umucyo,
kubera ko kajyanye n'ikintu cyo gutangira kumwiyumvamo, kumva urukundo ruzamutse rukajya ku yindi level. Buriya ni byiza ko nk'urubyiruko bamenya ko iki twita urukundo ni ikintu kigenda kiyubaka, noneho kikaba kiva ku rwego rumwe kikagera ku rundi rwego. Bivuga ko nibwo natangiye kumva byinjiye ku rundi rwego rusumbye urwego rwari rusanzwe. Noneho icyo gihe ndabyibuka ndanamwegera, ndavuga nti rero ndi kumva ibintu bidasanzwe muri jyewe, none turi abantu b'Imana kandi turi mu murimo w'Imana, tuze doke njye nabimubwiye meze nkaho ari ukuvuga ngo tucunge neza. Ndavuga nti turebe uko tubyitwaramo, ibintu bitaza kurenga bikajya ahandi hantu hashobora kutugora kuhamanaginga. Ariko impamvu navugaga gutyo nuko urumva ntari ndagira icyo cyizere cyo kuvuga ngo uyu niwe koko, kuko numvaga bisa nkaho byanjyanye ahantu natagira kuvuga ni wambereye inshuti, ariko nkumva nsa nkaho ndi kurengera. Donc tutagira kubitwara gutyo. Ariko uko tuganira, uko dukomeza guhishurirwa, uko turushaho kwiyumva, kuko buriya niba hari ikintu abantu benshi bajya babura mu buzima no kugira igihe gihagije cyo kuganira n'umutima wawe, ngo utuze wenyine, uri wenyine, ukuremo amarangamutima, ukuremo bya bindi nyine by'abakristo rimwe na rimwe tugenda mu buhanuzi gusa, ahubwo utangire kumva Imana muri wowe ivugana nawe wowe ku giti cyawe. Aho rero niho natangiye kugera, nkumva noneho natangiye kwicara njyenyine, naganira n'umutima wanjye njyenyine, nkumva nta wundi mukobwa uriho mubona amenye no mubonzi, noneho wageze kuri urwo rwego numva yuzuye hahandi mvuga ndi uyu niwe ukwiye kuba umugore wanjye. Noneho rero ubwo nibwo dusa nkaho mu by'ukuri twatangiye icyasa nko kuvuga ngo ariko ko hari ikintu kidasanzwe, iki kintu ni igiki. None umuntu yajya kugishakisha kumva ni rwa rukundo rwuzuye. Iyo wabimubwiraga gutyo tukimenye iki ntabwo yabimbwiraga, ntabwo nabitekerezaga njyewe. Icyo gihe namubwiye nicyo gice cyane cyo ngo hari ikintu kidasanzwe ndi kwiyumvamo kuri wowe, none tuze kubicunga neza, turebe bitaza kuba ibindi bintu. Ntabwo yakobaje ari igiki uri kwiyumvamo se icyo gihe. Noneho urumva rero niho mvuga ngo bigeze icyo gihe rero nibwo natangiye kuganira nawe, ariko nkumva none ikiganiro gisa nkaho cyahindutse. Ntangira kumva akandi kantu k'igihunga, akantu kajya kumera nk'ubwoba, akantu kajya kumera ariko nabwo commitment, ikintu cyo kwiyemeza kumva. Nkumva noneho ntangira no kubona ubutumwa no guhuza n'ibyo Imana yari yaragiye imbwira. Noneho nza kugera ku rwego rwaho natangiye kwisanga ahubwo nda ahantu nsabwa kuba committed koko, nkagaragaza ko by'ukuri numva ko ari we tuzabana. Noneho nibwo nyine natangiye kumuganiriza, nawe ndumva nibwo mbese nasohoye ijambo ryo kumubwira ngo ndagukunda, numva ngukunda. Urumva nawe bisa nkaho bimutunga, urumva abantu bamaze nk'imyaka 5, 6 umugisha inama si kuvuga ngo ndagukunda. None se ubundi wari usanga utankunda se? No kurumva ni ibintu biba bisa ukuntu. Ariko havamo icyo kintu cyo kubona ko twembi turi kumva ko mu by'ukuri imitima iri guhuza kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo hari urundi rukundo rwihariye rusumbye kuvuga ngo turi abantu babana muri korari, turi abantu basengana, ahubwo hari iyindi engagement. Noneho igihe rero twatangiye kubyumva no kubyemeranyaho, kuko igihe namubwiraga ko mukunda ntabwo we yahise abyakira. Yaravuze ati oya ibyo ni ibiki, ati oya rwose cyakora uri musaza wanjye. Iryo jambo yakoresheje rwose, ndagukunda ndakwemera, ariko ntabwo ibyo bindi by'urukundo rujya ahandi. Oya ndavuga nti okay, nsa nkaho bingoye ariko ndabyakira, ndavuga ni sawa. Urumva ko nari ahantu nanjye hansaba izindi mbaraga nyinshi cyane cyane z'umutima,
numvishe ko binsaba gusubira inyuma no kongera gutekereza neza, kwiyumva neza. Ndatuza cyakora dukomeza ku bana urumva twahuraga buri gihe muri korali no mu bindi bitandukanye, nari nsanzwe ngenda mu rugo iwabo, doko ibintu bisanzwe. Nsa nk'uwirotiriyemo gakeya, ariko numva birangoye. Still nkomeza kumva by'ukuri uyu muntu niwe koko umutima wanjye ukeneye. Kandi nkumva ndahamanya n'ubukristo n'Imana muri nge ko ari we Imana yanteguriye. Ariko ndavuga nti ariko niba ari byo koko, icyo nsabwa ni ukubyitwaramo neza, kubisengera no gukomeza kumuba hafi. Nyuma hashize igihe ntibuka neza uko kingana, imyaka 2 akubwiye agusabye urukundo umubenzi. Nyuma y'imyaka 2 byagenze. Nibwo niyumvishemo kuvuga ngo ibi bintu nkeneye kubisobanura neza nk'abashwa. Ubwo nibwo we yarari muri urwo rugendo rwo gustragoringa cyane cyane kuri uwo bakundana bwa kabiri. Nibwo bari baramaze gutandukana, donc harimo utuntu ubona donc ari muri periode isa nkahigoye ukuntu. Noneho ariko nkumva mu mutima ndavuga nti ibi bintu ngiye kubisobanura neza, nkamenya ngo koko byiranze cyangwa koko ibyo niyumvamo koko n'ukuri. Noneho ntireka nongere ngerageze bwa nyuma, kuko nabwo ndi umuntu udakunda kwangiza ibintu, bashaka ko ibintu bigenda mu buryo busobanutse. Musaba ko duhura tukavugana, nabwo rimwe na rimwe ukabona bisa nkaho yikanze. Bose urumva umuntu musanzwe mugendana, musanzwe kumubwira ngo ariko ndashaka ko tuvugana, hari igihe bigorana nabyo. Ariko turahura nabwo rero hari ikintu ushaka gusaba, ndashaka kongera kukubwira bwa nyuma. Gose ntabwo ushaka kukuderanje, ariko numva niyumvamo ko ari wowe umutima wanjye ukeneye ngo mbere umufasha. None narabikubwiye, igisubizo mpaye naracyumvishe kandi naracyubashye, urabizi nako nacyubashye. Ariko nashatse kongera kubikubwira noneho bwa nyuma, umbwiza ukuri niba koko wumva vraiment mu mutima utanyakiriye nk'umuntu wakubera umugabo. Gose ndaza kubyakira. Ariko niba wumva umutima wawe n'Imana usenga bikwemeza ko ari jewe dukwiye kubana, gose ntibikomeze turatakaza umwanya kandi dukwiye kugira ikintu kizima tugeraho. Ntekereza ko uwo munsi niwo munsi navuza ko ari umunsi wabaye umunsi udasanzwe mu buzima bwacu, kuko niwo munsi nawe maze kumubwira gutyo nabonye ahindutse, aratangira kurira nk'iki. Wenda ntagiye mu bindi byinshi, nibwo yambwiye yarambwiye atumva ndiyumvamo, ndumva neza ko ari wowe rwose, ndidako ndakwemereye, ni wowe tuzabana. Ubwo rero aho niho hatangiye urugendo noneho rwo gukundana nk'abantu biteguye kuzabana. Ntabwo rero ntekereza ko ari urugendo rworoshye, ariko numvaga nshaka kugaruka cyane cyane kuri cyo kuvuga ngo umunsi nyamukuru wo kuvuga ngo ni urugendo rwo guhura, kubana, gukundana, ni uwo munsi. Hari muri 2004 na academy gatanu. Noneho sorry nani uramusoje? Ndaho nashaka nze kwa madamu. Noneho bwa mbere abikubwira mwari mumenyeranye muri dirigente wungirije na umwungirije, sorry mukorana umurimo w'Imana, nibwo akubwira ati rero ndagukunda nyamara umutera ishoti cyangwa indobo byinshi gihe, kugira ngo dukoresha terime ziriho kugira ngo urubyiruko rukore ikiganiro. Abantu barimo amasomo akomeye cyane. Ni icyaguteye kumuhakanira icyo gihe, cyaje kugutera kumwemerera nyuma y'imyaka 2 byagenze nuko wabisegeye, warabikontoreye, nawe dusangize kuri iyo experience y'urugendo rwo kumwangira n'urwo kumwemerera. Mu by'ukuri namufataga nk'umuntu dukorana umurimo w'Imana. Urumva yari dirigente no mu itorero, yari intumwa y'urubyiruko y'abasore n'indi intumwa y'urubyiruko y'abakobwa. Noneho nari menyereye cyane
ko dukorana umurimo w'Imana kandi tubanye neza twuzuzanya pe. Nabyibuka twari dukora rwose ibintu tukajya inama ku ndirimbo tukajya inama y'ibyo dukora nkabona rwose ni byiza. Sinamufataga rero nk'umuntu twabana, ntabwo ariko namutekerezaga, nta nubwo ibyo niyumvagamo ari urukundo rwo kubana, ariko ikintu njya nibuka numvaga mwubashye ku buryo ndabyibuka hari inshuti zanjye zasekaga, ariko uriya muhungu urakabije kumwubaha, ariko nkumva mu by'ukuri nanjye ntago nzi aho biva, ndumva ngomba kumwubaha, icyo avuze tukajya inama ntuje, numva mbese ari umuntu numva bitandukanye nuko nabanaga n'abandi, nabonaga n'urubyiruko turi benshi tukatebya tukajya utako namugeraho, niba ariko twakoranaga umurimo w'Imana tuvugana ibintu biri serious simbizi, nkumva ni umuntu nyine nubashye. Abimbwiye rero ntabwo njye nigeze mutekereza nko kubana naranabisetse, ariko ndijijisha mbaza umwe muri famille ntari buvuge ubw'umutekano we, ndagenda ndabimubwiye aravuga toya, yanyumvishije uburyo yanyumvishije ikintu nicyo ngiye kuvuga cyanteye kwita mubenga. Yanyumvishaga iteka, yanyumvisha ukuntu umuntu uzanshaka agomba kuba ari igitangaza. Igitangaza nivuga igitangaza wumve muri domaine zose y'amafaranga, ariko bene wundi uzaza hari agahinda n'imodoka abantu bakazanye bagahurira bakareba umuntu uje, ntabwo nzi uko ariko bameze, ariko niko yajyaga anyumvisha. Mvuga toya wowe rwose wakoreye Imana, nubwo yabijyanaga ahantu habi, wakoreye Imana, uri umukobwa mwiza, uracyari muto, ntabwo uri uwawe, tegereza umuntu wawe azaba ari igitangaza. Noneho kubera ukuntu yabirepetaga kenshi, avuga turiya Mureke, uriya ni umuntu w'Imana, ndamwemera, akorana umurimo w'Imana neza, ariko Mureke numva ntanubwange mu bintu byinshi, numva mbaye convaincre, ndavuga ariko nibyo abantu babana mu buryo butandukanye, ubu dukorana umurimo w'Imana kandi neza, ntago bivuga ko tukwiye no kubana. Ndamuhakanira, maze kumuhakanira rero ahubwo ikintu cyambayeho, ahubwo nibwo nagize urukundo, numva ndamukunze cyane, hahandi noneho ahubwo mubona nkumva umutima urashibutse, ariko nkabimuhisha, harimo na bya bintu by'imico ya Kinyarwanda ngira ngo ubu ntibikibaho, ariko mbere nk'ukuri umukobwa n'umuhungu cyane cyane no mu itorero wumvaga udakeneye ko umuntu w'umuhungu amenya ko umukunda, wumvaga cyaba ari kirazira kumva umuhungu akubona akabona ko wamukunze, wumvaga ubaye kera twabyitaga uburaya, ubaye indaya. Nuko nkabimuhisha, tukavugana ndi serieze nk'uko abizi, amagambo abaze nk'uko twakoranaga, cyane cyane ko agira amagambo makeya, ariko nkumva urukundo rwinshi cyane, ku buryo rimwe na rimwe hari igihe nabisengeraga nkavuga nti Mana, ni uku nguko abantu bamwe. Ntabwo numvaga narakundanye nk'uko yabivuze, ariko numvaga ari ibisanzwe, yabyara n'ubwana numvaga ari ibisanzwe, mfite umuhungu dukundana, ariko bigeze ahangaha nkumva ndamutekereza kenshi, nkumva bigiye kuntwara ibitekerezo, bigiye kuntwara ubwenge, bigiye kunkontrola, niko nabivuga. Ndabisengera rero ndaguye n'ukubagwa umuntu akoreye mu nzu y'Imana, ndabisengera ngo bimvemo. Uko mbisengera nkumva ndamukunze cyane, ndabyibuka najyaga mukumbura, noneho nkumva simfite ikintu cyo kumubwira, ariko nkahengera dufite nka repetition nk'ejo, amamanga nese ubu koko indirimbo tuzakoresha ko tutaziteguye, mbese uburyo buri professional nyine, ntabwo ngo niyo domaine, ariko nkumva nkeneye kumva iryo jwi rye, nkeneye kuvugana nawe, ariko simbimwereke, sinigeze mwereka intege nke na gato ngo ngenda gukunda, nkumva sinkeneye ko abibona, biranganza rero. Mu by'ukuri icyo gihe cyose cyashize nta muntu n'umwe wari ubizi ko bindimo, nuko ndabyibuka ntandukana n'umuhungu wa mbere antonganya, yaranandakariye, mbese anyereka ko ndi nta kigenda, kuba nabenze uwo musore ko rwose nta kigenda, ntatekereza neza, mbese ibintu nk'ibyo, ku buryo rero hari harimo iyo ntera, kubera nuko kuntu yambwiraga. Wowe rero maze gutandukana n'uwa kabiri yangiriye inama,
arambwira ati reka nkugire inama rero n'ubundi wowe wabenze rwose nta wundi uzabona shyiramo pause ni nuko yambwiye ndabizi uri mwiza ntuzabura ukurambagiza ntuzabura umusore ukubwira ko agukunda ariko noneho gerageza ufate igihe usenge utuze nk'umuntu usanzwe dukorana umurimo w'Imana. Icyo gihe nashyizemo nibwo ngo namukunze kandi numva ntafite kuzabigarura naramubera arabyumva arabizi ko namubenze ntagarurira narabisengeye ngo byirukane muri njye uko mbyirukana bikaba byinshi byageze igihe nibuka igihe kimwe nasenze isengesho njyewe ntinya ubuhanuzi ku mibanire nubwo nakuriye mu nzu y'Imana ndabitinya kuko nagiye mbona ingo nyinshi bavuga ngo uriya n'uwawe ariko bikaba bibi kuva rero ndi muto njye navuga ngo Mana umuntu tuzabana nziyumvemo urukundo rudasanzwe kandi umuntu tutazabana ukabona donc tumegeza ahantu ho kubana uzankore mu rukundo nta mpamvu narabisengeye ibyo bintu nibuka rimwe rwose nibuka iryo sengesho noneho nasenze ariko uyu muntu ko numva ndi kumukunda kandi ari ryo sengesho nabwiye Imana reka mwubahe noneho cya cyubahiro gisanzwe nari mfite numva bibaye umugambi uyu muntu noneho mwubahe ntawamenya wasanga umuntu azambera umugabo kandi naramubenze numva nkomeje kumukunda ndabyirukana biranga umunsi umwe ndavuga Mana ndikumva urukundo rwanganjije kandi nigeze gusenga gutya niba uyu muntu ari uwanjye nagaruke twarabanaga umurimo nk'uko bisanzwe niba ari uwanjye nagaruka mbwire ko nkunda niba atari uwanjye nkuramo urukundo nk'uko nabigusabye rero cyarageze nk'uko yabivuze aragaruka mu kugaruka rero impamvu babwiye ngo nararize byari bifite amarangamutima menshi umva nari ndimaranye igihe kinini kandi ntashobora kubyivugira ntashaka no kubimwereka nagarutse rero arimbwiye nararize ndarira cyane ariko musaba kuvugana nawe kubera ko abona nagishije inama mu muryango ntago bamushakaga ntago bamukundaga mu yandi magambo navugaho gato navuga ngo kubera amateka ntago rero bamwiyumvagamo kuri nk'umuntu baramukundaga twavugana nk'umuntu dukorana umurimo w'Imana ariko kwambuka bikagera ku kubana kubera amateka ntago babishakaga rero bisaba ko namugane ndagukunda ndanarira ariko muyamarira hari n'ibintu bibiri hari harimo ko mukunda ndi kumva urukundo ariko kandi ndi kwibuka ko batamukunda nkumva bimeze nkaho bimbereye umutwaro ukomeye ariko ngomba nanone kumwemera numva binganjije ndamwemerera ariko musaba ko tuvugana turahura bitari uwo munsi ko ndabwirwa ko maze kumwemera maze no kurira twarafatanye mu biganza arasenga arataha nyuma yaho rero nibwo twahuye mu kizu kuri amubwira nubwo mukunze umuryango wanjye ntabwo ubishaka ndabimubwira ndamusobanurira dutangira urukundo ariko mwibanga bikomeye cyane nta muntu twabibwiye ahubwo abantu bageze igihe barabivumbura amaso akunda burya ngo ntaberekana abantu bageze igihe barabivumbura biba intambara ariko muri urwo rwego twabikoze gutya mwibanga biza kumenyekana bakunze ibiyobokamana TV aha harimo amasomo akomeye cyane ubwo uramwemereye urukundo muraganiriye kubateye ikibazo kuba uramukunze ariko amateka ntabwo ari kubihuza neza akubwiye gutyo ku cy'amateka ntabwo wagize ubwoba urumva umukobwa uvuga ati rero ngenda gukunda ariko umuryango hari ikibazo ntabwo ibyo byaguciye intege mu rukundo ntabwo navuga ngo byanciye intege ahubwo byampaye gutekereza kurushaho ikintu cyambereye cyiza nuko nabwo nari naragize umugisha w'uko Imana yafashije kunyura mu rugendo rwo guhangana no gukira no kurenga ibyakagombye kunshyira hasi muri aya mateka noneho ahubwo igihe yabimbwiraga nge narushijeho kumva koko ikibazo ariko numva n'umutwaro w'icyo umuntu akwiye gukora kubera ko we arabyibuka nanahise mubwira navuga nti mu by'ukuri aba umuntu washingira ku mateka cyangwa n'ibindi bigaragara akakumvisha ko bidakwiye ko dukwiye kubana nanjye namwumva
kuko njye nageze ku rwego rw'uko numva kubana kwanjye nawe ni igikorwa cy'Imana kirenze igikorwa cy'abantu. Numva ari n'ibintu uretse n'abandi natwe ubwacu ni ibintu biturenze, kuko nabonaga mu by'ukuri buriya hariho ibintu abantu bajya bashingiraho bajya kubana. Rimwe na rimwe akenshi ni ibigaragara. Kimwe n'ubutunzi ntabwo nari ifite, nari umusore uri aho simple umunyeshuri, kandi muri ba banyeshuri bo hasi b'abakene. We yari umwana uva mu muryango, ibyo byose ugerageje ubona wifashije, kandi kuva kera ubona ko babayeho neza. Ngewe nturukiye mu cyaro, we n'umwana wavukiye i Kigali. Icyo ni kimwe. Cya kabiri ni ibigaragara kuri umuntu yakita physical appearance. Yari umukobwa, n'ubu ngubu bose nari ngo yari umukobwa, n'uyu munsi yo kubona ko urebesheje amaso ni umukobwa ugaragara neza, mwiza, usa neza, wakundwa n'umuntu uwo ari we wese kandi usobanutse. Ngewe nari aho ngaho uraho nyine uri batwitaga abarushati. Noneho hakazamo nyine nicyo ari kuvuga cy'aya mateka. Aya mateka nk'umuntu wari waramaze kugenda uru rugendo, numvaga nsobanukiwe neza umubabaro w'umuntu uwo ari wese wenda muri aya mateka yacu y'Abanyarwanda wagize ingorane zo kubura abe bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi. Noneho kujya kwisanga ntabwo ndi muri ya mateka yakagombye kuba mu burenganzira bwo kuza kuvuga ngo nje gusaba umugeni. Ntabwo rero naburaga kumva ko ibyo byose hari icyo nabwo umuntu yaha agaciro, kuvuga ngo umuntu wabireba yagiriye umubabaro, kandi uyu mubabaro waba ufite ishingiro. Niba ari umubyeyi, niba ari umuvandimwe, niba ari umuntu wo muri famiye uri muri aya mateka yuko yahemukiwe, kandi abamuhemukiye bari muri iki gice nsa nkaho nanjye mbarwamo, nubwo atari ngewe, ariko nanjye nisanze muri aya mateka abarwa muri iki gice cy'abahemukiye umuryango we. Umuntu wese rero wo mu muryango we wagira impamvu ivuga ati no, ntabwo ahangaha ari ahantu dukwiye gushyingira, numva ngo uwo muntu namwumva, kandi uwo mubabaro, ubwo burakari nawuha agaciro. Rero byatumaga nanjye mbyumva nkavuga ni mu by'ukuri kuba hari aba bantu mu muryango wawe babona koko atari ngewe dukwiye kubana, mu by'ukuri bafite ishingiro. Ariko ishingiro bafite ni irijyanye n'imitekerereze y'umuntu isanzwe, logique umuntu yakoresha, n'ibigaragara mu maso. Ariko ikiri mu mitima yacu, urukundo ni igikorwa cy'Imana mu buzima bw'umuntu, kirenze rero ibikorwa bisanzwe by'abantu. Reka noneho turebe uburyo duhuza iki gikorwa cy'Imana kiri gukorekera muri twebwe, tugihuze noneho n'ibikwiye by'abantu bashobora kumva no kwakira. Noneho tubitware, tugerageze kameme kubitwara neza mu buryo butuma tugera aho byanze bikunze igikorwa cy'Imana aricyo kiganza imitekerereze n'imirebere y'abantu. Nuko murakomeza rero mukundana mwibanga, ku itariki mugiye kutubwira rero mupanga ubukwe rero sasa rero nabyo murabitubwira ko twavuze ko love story muri muyigeze ku gushyingirwa rero mubikoze mwibanga bisa kumenyekana bya bindi mwavugaga ngo amaso akunda buryo urayareba ugahita ubibona. Aha byamenyekanye hasigaye igihe kingana iki ngo mugere ku itariki mwari mwarapanze gukora mariage? Ntabwo nzi neza igihe byamenyekaniye, ariko cyane cyane ko twari n'abantu urumva bagaragara. Hari abantu buryo babibereye nkangwa mu itorero ahantu ku buryo ariko twebwe twari ahantu umuntu wese atubona. Ntekereza ko byihuse ko abantu bahita babibona ko hari ubucuti budasanzwe buri hagati yacu, kandi natwe nk'abantu koko b'inyangamugayo ntabwo twari babandi nabwo bashaka kubeshya no kunyura ku ruhande, ku buryo n'uwashakaga kubimenya twamubwizaga ukuri, twavuga tuti mu by'ukuri turi kubyiyumvamo, turi kubigerageza, cyakora ntabwo biragera aho bihiye neza, ariko nibyo uyu mushinga turawufite. Aho rero niho byatangiye kuba ikibazo, kuko
hahise haba nyine urumva babandi baza ku ruhande rwa babandi bo muri famiye ye n'ubundi bavuga bati no uyu nguyu oya bo noneho nanjye urumva burya umuntu wese agira abantu yakitwa ngabi b'inshuti ze nanjye abanjye bakaza bakavuga ati ariko wowe uri mu biki bagusuzugure bakwange umwaye ko abakobwa bahari reka tugushakire umukobwa ariko nkabwa ni oya numva mu mutima ari uyu nguyu kandi nkagerageza nyine kubarezo nako ko nakubwiraga nkabani ariko nabo ni mubumve nubwo bisaba ko tugerageza kubafasha kugira ngo tugere kuba abantu bakumva igikwiriye ariko ntabwo umuntu yajya kwivumbura ngo avuge ngo oya nuko ubwo habayemo igihe kinini cy'intambara zikomeye zo kwanga ko tubana birumvikana uko igihe uko byagendaga bitinda niko intambara z'amateka zagendaga ziyongera birumvikana no kuvuga ko byarenze kuvuga ngo hari abo mu muryango we batabyemera ahubwo hatangira kwirema ibisa nk'aho ari amatsinda ku buryo byanambutse bigera nyine mu itorero bigera muri korari bigera donc muri societe twabagamo bisa nk'aho bitangiye gushyiraho amatsinda itsinda rimwe rimushyigikiye ntabwo navuga ngo rimushyigikiye rishyigikiye ko atakagombye kunyemera nanjye itsinda mbese risa nkaho rije kunkonsora rivuga riti oya reka turebe ubundi buryo tubigenza nko ku ruhande rwanjye ngewe nabonaga afite nk'amatsinda abiri itsinda rimwe ni iryambwiraga ngo ebana ntibagusuzugure abakobwa barahari kandi beza twebwe turagushakira umukobwa uriya Mureke mubenge nawe irindi tsinda rya kabiri ni iryambwiraga ngo turagushyigikiye uriya mukobwa niba banze kumuguha turashaka ubundi buryo umubona ariko uramukunda nawe aragukunda turabizi ku buryo hari n'abakristo bamwe na bamwe banyicazaga bakambwira batari ko nawe uri umukristo wasomye Bibiliya ubundi Adamu na Eva babana umupasitori wari uhari nindi avuga ni ntawe none se ni iki gihamya ko kugira ngo abantu babane byemewe n'Imana ari uko pasitori agomba kubanza akabashyingira mugende niba mukundana turabafasha mwishingire muzagaruka musaba imbabazi mukomeze urumva nari mfite ibyo bice nka bibiri ariko nkagumana mu mutima nawe hari ikintu twakundaga kuvuga ijambo rimwe twakundaga kugarukaho turavuga ngo turabona neza ko ibyacu bidashyigikiwe n'abantu ariko tuzi neza ko Imana ibishyigikiye ni ukuvuga ko inshuti dufite yo kwishingikirizaho muri uru rugendo rwacu ni Imana yonyine ubwo rero twakumaga kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo reka dukomeze tugerageze dusabe mwakomeza nyine kwinginga muri famiye n'abakinginga tukagerageza kumvisha abantu ubundi bamwe bakabyumva abandi bakabyanga kurushaho ariko dukomeza cyo kuvuga ngo tuzakomeza uru rugendo no kugerageza ibishoboka byose kugira ngo byose bice mu nzira nziza ikwiriye atuma tugera igihe cyo kubana ubwo rero bigeze igihe tubona bisa nkaho byanze burundu twafashe icyemezo turabwo tutibya byose tugeze ku myaka y'ubukuri turemererwa n'amategeko kuba twafata icyemezo cyo kubana ntabwo kubana kwacu bikwiye kubakira kuvuga ngo umuntu runaka niwe wabyemeye ni twebwe tuzabana ntabwo ngiye kuza kuba umugabo wa runaka ufite icyo mupfana ni wowe ngiye kubera umugabo nawe ni wowe ugiye kumbera umugore ni icyemezo cyacu twebwe ubwacu none rero reka dufate icyemezo tugire icyo dukora nibwo rero twafashe umwanzuro tujya ku murenge ngewe nawe dufata icyemezo turagenda tujya kwandikisha twenyine kwandikisha ubukwe ku murenge kuko izindi nzira urumva process z'ubukwe twese turazizi byagomba kunyuramo we nibyo kubanza kujya gufata irembo n'iki ntabwo byakundaga ko twari twaragerageje uburyo bwose umuryango waratwangiye none turabotse reka kandi no mu itorero twavuga nabwo bikagorana turabotse reka tujye ku murenge ko n'ubundi ni mu mategeko kandi amategeko arabitwemerera nibwo rero twagiye ku murenge twiyandikishije ku murenge nabwo muri famiye ye barabyanga bandika ibaruwa yo guhagarikisha
kwa kundi nyine abantu babiyandikishije kuzasezerana mu murenge barabihagarikisha. Yes. Nuko rero mugiye rero ku murenge famiye yandika letre ihagarikisha ubwo busabe bwo kuzasezerana. Byaje kugenda guterera reka mbaze madame. Ukuntu byaje kugenda mu by'ukuri nanjye naranditse. Nahise nandika ahubwo nsaba ko dusezerana. Kuko umuryango wanjye wari wanditse ni nanjye wamuhaye icyo gitekerezo ndamuganeka nanjye ndandika nsaba urumva ngaragaza imyaka mfite nyemerera gushyingirwa ngaragaza ko umuntu mukunda nagaragaje utuntu twinshi muri iyo baruwa nanjye ndayitanga kuko icyo gihe executive yaraduhamagaye atubwira ko bayihagaritse ko umuryango wahagaritse ubukwe nanjye nandika nsaba ko dusezerana noneho nkangiyewe apana nkanjye nawe ngiyewe ku giti cyanjye. Mu bintu rero byadutangaje byaradutunguye cyane mu murenge byageze ahubwo ku karere kugera ku karere biga ku iletre ku maletre yombi letre y'umuryango ni letre yanjye hasohoka iletre rero none bivuga ngo dushingiye 1 2 3 imyaka y'ubukure no kuba abantu bakundana ibintu ngibyo turemeza ko abantu bakwiye gukora ubukwe bwacu busa nkaho tuvugishije ukuri ntago bwaciye mu muryango ntago bwaciye mu itorero ahubwo bwaciye muri leta kuko no mu itorero bari baranze kudusezeranya nta ntekereza ko wenda bivuze umuntu ashobora ati burya itorero ryanyu ni ribi ntago ari muri urwo rwego ahubwo harimo ikintu cyo kubahiriza nanone umuryango umuryango utabyemeye nta babizi ko babaza ngo byose byaratunganye batanze inkwano ibyo rero ntaho wahera mu itorero uvuga ngo murasezerana ibyo by'umuryango bitarimo mu itorero nabo bari bavuze ati umuryango utarabyemera ntabwo dushobora kubasezeranya. Wenda wakwibaza ute se mwategereje igihe kingana gute wamugana umuntu wese wabyumva yabyibaza kugira ngo tugere kuri icyo gihe cyo kwambuka tukagera ku murenge no kwandika n'ibiki byose hari haciyeho nk'imyaka 7 yumva ku myaka wa 7 dukundanye nibwo twabanye 2009 urumva ni nk'imyaka nubwo navuze 2004 haba haciye mu tuntu twinshi n'ibikeye rero 2009 nibwo twabanye hari haciye igihe kinini cyane dutegereje ko imiryango izabyemera mu by'ukuri uko nitwaraga uko nageragezaga kubibumbisha wenda nawe agacakura nakagira abahamagara akabaganiriza rwose umukobwa wanyu ndamukunda bakamwangira rero ubukwe bwacu bwaciye mu murenge bwaciye muri leta muri iyo letre nyine nayo yemeza noneho ubukwe ubwo rero ubwo bukwe bwaciye ku murenge baradutangariza baraduhamagara batubwira niba twiteguye gusezerana mu by'ukuri babitubwiye nko kuwa mbere bavuga ko kuwa 4 bazasezeranya kuwa kabiri kuwa 4 tuzasezeranya twari mu muhanda ndumva twaravuga no muri korali nuko giti faraduhamagara nyine habonetse ibaruwa ibemerera gusezerana muriteguye kuwa 4 tubasezeranya urumva mu by'ukuri umuntu yabyumva yumva ari ibintu bikomeye uyu munsi twibaza byaragabanije ubukana kubuvu ubona ari Imana yabikoze ariko byari urugendo rukomeye rukaze kuvuga ngo gitifu yaguhamagaye kuwa 2 ngo kuwa 4 muriteguye niwe yahamagaye aramubwira ngo buretse gato ahita mbaza iyo turi kubisubiramo turaseka kuko yambaje ati uriteguye kuwa 4 dusezerane ko gitifu atubwiye ko byemewe letre yatwemere gusezerana sinigeze ntekereza ngo iwacu ntibabishaka sinigeze ntekereza ngo reka ngo mbanze njye kubaza nabajije bwa mbere bamakaniye ubwa kabiri nafashe icyemezo ko nakunze kandi ko rwose ariyo tugomba kubana naramubwiye ngo yego kuwa 2 dusezerana kuwa 4 mu murenge ahita yongera arahamagara nyine aravuga ati nta kibazo musezerane nabibwiye umuryango iyo mvuze umuryango hari ababa bakwegereye ntabwo ari uguteranya umuryango muri rusange baramakanira bavuga ko batazasezeranya batazanshingira babimbwiye ntabwo nacitse intege mu by'ukuri numvaga cyakora ari ibintu bingoye kumva ukuntu ngiye gukora ubukwe umuryango utabyemera ariko ukuntu niyumvaga numvaga navuga ngo nafashe icyemezo ntakuka mvuga ni rwose ngiye gushyingirwa ndagenda umurenge ndabyibuka naraye ndadesha umwenda kuwa 3 nijoro
turasezerana kuwa kane abo twabwiye nahamagaye abantu benshi kuri telefone niho twatumiriye bakunda abantu bavuga ngo bategura civile ikitwe civile yacu yateguye umunsi umwe tubibwira abantu ndabahamagara bari kure abari hafi bose ndabamenyesha ababyemeye ababyanga urabyumva na bya bintu bikomeye bahita bantukira no kuri telefone banonganya bambwira amagambo akomeye ndabyibuka ari umuntu umwe wigeze ambwira ijambo rikomeye arambwira ngo ariko uwo muhungu wirukira ari no mu bwoko bunubu niryo jambo yakoresheje kuko we nicyo yari afite cyane uwo ngo twavuganye naguhinduka uzabigenza ute namusubije ijambo rikomeye n'ubu ngubu mba numva ari ryo numva n'abantu banyumva aribyo nababwira naramubwiye ngo umugabo azampemukira kuko ari umuntu ntabwo azampemukira kubera aho aturuka n'aho akomoka kimwe nuko nanjye namuhemukira ndavuga rero ariko mpamya ko tutazahemukirana kubera umwami dukorera niryo jambo nakoresheje namwe umuntu aba mwiza kubera uwo akorera kubera uyobora ubuzima bwe cyangwa akaba mubi kubera uyobora ubuzima bwe ndavuga rero ubuzima bwacu yaba ubwanjye yaba ubwe twabushyize mu Mana nta guhemukirana rero guhari aravuga ati niba ari byo wizera ati ibyo ngibyo n'ibyawe ubwo genda ariko njye ntabwo uzambona mu bukwe bwawe numvaga nta gahinda mfite numvaga nta mubabaro mfite numvaga narabitegereje numvaga narabiririye igihe kinini kurira ngo umuryango ubyemere kurira ngo itorero ribyemere nahatakarije inshuti nahatakarije abantu benshi cyane avuga ati uzabage wifashe usuzuguye umuryango ibintu nk'ibyo nabigize igihe kinini cyo kurira no kubabazwa nabyo kandi numva mukunzi atari umuntu nanone mvuga ngo ntabwo nigeze nicara ngo ariko wamubenga cyagiye namubengeye numvaga byaragarukiye urukundo rwuzuye bizatuma nongera gutekereza ngo nsubire inyuma numvaga byarangiye namukunze ahubwo ndi kuvuga ngo ndikundarira umwaka wa mbere wa kabiri mbisengera ndiri wa gatatu bigeze ku mwaka wo gushyingirwa numva rwose nafashe uwo mwanzuro turasezerana ku itariki 28 z'ukwa 11 mu rusengero 2009 mu muryango wanjye mu by'ukuri hajemo abantu bake cyane ntabwo nabavuga ko abantu benshi mu muryango wanjye barawuzi bahita batangira kubara bati uyu ntiyaje uyu yaraje kandi mu by'ukuri impamvu bashaka kuvuga amasano cyane n'abo twavuganye nuko abenshi bazwi ntabwo numva kandi uyu munsi Imana yagize neza tubanye neza kongera rero gusubasubizaho icyo cyasha numva atari byo byanshimisha muri sosiyete rero numva byagenze neza turasezerana n'abantu bake ariko nubwo bari bake muri famiye hari benshi b'abanyetorero ku buryo nageze mu rusengero sinshaka kubyibagirwa numva meze nk'umuntu uri mu kinya urusengero rwuzuye abantu benshi cyane numva mbese ntabwo mbyumva numvaga ndi buhinguke mu rusengero harimo nk'abantu batandatu ndabyuka neza nkimubwira nkavuga nti ikintu numva ntashaka ni ukwishingira ariko niyo nakwambara umwenda wanjye nsanga ngo niyo yaba ari ijipo n'ishati n'inkweto za sandari ariko nkajya imbere y'iteraniro nkasezerana numvaga nkeneye umugisha uva ku Mana kuruta ibintu byose kuvuga ngo nishingiye numvaga ari imivumo nawe ndi kwikururira aho nishaka nzaye nambaye imyenda isanzwe ariko njye imbere y'Imana bansezeranye ubwo rero haje abantu biranantungura imyenda yanjye nayiguriwe n'abanyetorero ba Kristo bamwe barimbanaga na mama bo muri Hozana birumvikana na bamwe mu nshuti zanjye nkombereye marene imyenda ibikoresho byo mu rugo ibintu byose umukobwa akenera nabiguriwe n'abo bantu cyane cyane inshuti za mama na papa nibo babinguriye abantu baririmbanye nabo kera kuva mbere ya jenoside nibo babimpaye mama uvuga mama wa muri Hozana wenda abantu babikumenye neza ni wa mama wateraga indirimbo yitwa ngo nagendaga munzerigera yego n'uwo okay uraturirimbira yego nta kibazo Desire
kwizeza yuko turi kumwe. Mwami Yesu naguhamya nande nawe wanjye muri isi. Mwami namushushanya nande se mbereye byose mucunguzi. Mwami Yesu naguhamya nande nawe wanjye muri isi. Mwami namushushanya nande se mbereye byose mucunguzi. Mwami Yesu naguhamya nande nawe wanjye muri isi. Mwami namushushanya nande se mbereye byose mucunguzi. wow bakunze ibiyobokamana TV murumva ko ari byiza cyane. Bakunze ibiyobokamana TV mwabyumvishe iyi ndirimbo nagendaga mu nzira inyerera ayibukije abantu benshi nyine yagiraga yibutse abantu ko umuryango we wose wagiye ukorera Imana cyane cyane aho yavukaga kuko nabasaza n'abacuranzi n'abaririmbyi n'ibindi byiza cyane. Noneho rero rya torero rero sasa wagiye mu gushyingirwa no mu rusengero ryaje kwemera gute kubashyingira nyamara umuryango wakomeje gutsigara wanze mu byo byabaye mu kuva mu murenge. Yego urumva nubwo turi mu itorero ariko turi munsi y'ubuyobozi bwa leta niko nabivuga. Byaroroshye rero byaroroshye ko leta imaze kwemera ko dusezerana tuvuye mu murenge. Ntabwo noneho itorero naryo ryasuye umuryango nari mpatarutse. Itorero ryasuye umuryango kuganira n'umuryango ntabwo bahubutse nabwo ngo bahite bansezeranya nabwo byaba ari ibindi ariko barahagutse abapasiteri bajya mu muryango kuvugana n'umuryango. Umuryango urabahakanira mu kubahakanira ariko abapasiteri basiga bamenyekanishije ko bo bagiye kunshyingira. Baravuga bati mu mushyingire nk'itorero ariko twebwe nk'umuryango ntabwo tumushyingira. Aho rero niho itorero ryavanye imbaraga kuko ryateye intambwe. Hari ubuyobozi bwa leta bwatanze uburenganzira. Hari n'icyo kiganiro itorero ryagiranye n'umuryango babaye nk'aho babohokeye kuba noneho bansezeranya. Ubwo nasezeranye umurenge kandi bakaba baganiriye n'umuryango ko batazigera bemera burundu. Urumva byari kuba bije bibindi iyo bangaye ari kuba ari divorce kandi ntabwo itorero ryacu ryemera divorce. Kandi twe dukundanye mu rwego rugatuma dushobora no gukora n'iyo divorce ngo birangire. Twasezeranye none itorero gutyo kubera ko umurenge wabyemeye n'icyo kiganiro cyabayeho n'umuryango. Yes, umuntu uri kureba iki kiganiro ntabwo yabura kwibaza ikibazo nk'iki nanjye nibajije. Famiye yaranze gushyingirwa mu rusengero byarabaye nk'uko mwarimo muvuga ariko se washyingiwe nande waje guhagurukira hehe kwa kundi nyine umugeni yahaguruka nabyo uragira icyo bitubwiraho. Mu bintu byiza Imana yankoreye ni ukugira itorero nk'umuryango niko nabivuga. Kuko itorero niba ruko nahakuriye wenda kuva ndi umwana mutoya ariko nageza ko nabandi babikora babonye bigenze gutyo habayeho inama biragenda biti. Umupasiteri umwe Imana imuhumugisha ndanamuvuga yitwa Tisiane Murumba niwe wavuze ati mumumpe arahagurukira iwanjye ntawe bimusabye ngo bamubwire bati rwose tubabarire aba ari wowe ugenda barugira gute. Ahubwo yahise avuga ati nta kibazo reka ubwo bigenze gutya reka nanjye uyu mugisha mukorere. Numva navanga Imana imuhumugisha niho nahagurukiye. Ntabwo nari niteze ko ya mihango yo gusaba no gukwizaba oya numvaga nyine ari kugenda bakaza bakamfata nkambara agatimba ariko ibintu byantangaje bankoreye ayo maseremoni wavuga uti inkwano zahawe ndi twarazikipinze dukora seremoni gusa. Ndumva ariko byagenze dukora seremoni gusa inkwano zaje gutangwa nyuma ariko seremoni y'inkwano nabwo niratanga izaba
nayo biri mu bintu turi guteganya turi gutekereza kuzakora ariko ntabwo twahise tugira uwo tuyigenera twarayibitse tuyibikira umuryango baje kuyakira umusaza wanje niwe waje kuyakira ariko ibirori byayo ntibiraba ariko bizaba noneho uko kuntu rero abo bantu bamfashije ndetse n'uwo marene wanje na pasiteri Rene niwe wahagaze nka papa wanje Gakunzi niwe wahagaze mu mwanya we navuga ngo iyo miryango ibiri niyo mbereye nk'ababyeyi wongeye ababyeyi bo muri Hoziyana baririmbanye na papa na mama kuva mbere ya jenoside. Bakunzi y'Iyobokamana TV, ubuhamya burimo amasomo menshi cyane kandi akomeye umuntu wese akwiye kwigiraho. Ntekereza yuko mushyingirwa babantu wenda bavuga bati ugiye he, batashaka yuko mubana, babaye ikintu cyo kubatega iminsi ati reka turebe urugo rwabo se ruzagenda gute, wenda namwe buri wese ari uburyo abitekerezaga kubera intambara, ariko ngira ngo uko we expectingaga Gilbert niko wamusanze yakubereye umugabo mwiza yawe n'ubu ngubu nyine ubwo nabyo wagira icyo ubitubwiraho imbamutima zawe. Abantu kumenya icyo batekereza akenshi ntibakikubwira iyo barimo bakunenga cyangwa baguteza iminsi ntago babikubwiye, ariko ntekereza ko umuntu wese yabyibaza yavuga ati uri ugiye reka dutegereze nyuma y'umwaka uko biri bugende. Ntekereza ko buri wese uwo ari wese yamushyigikiye niba utashyigikiye wese yabyibaza, n'uwawe kumva amateka yavuga ati muzankurikiranire uko nyuma yaho bizagenda. Ntekereza ko umuntu wese byamubaho, ntago rero nabipreseza ngo ngo byagenze gutya, ahubwo ngi cyambayeho nanze umuryango wenda mboneyeho no kubivuga. Hari ijambo yambwiye rikomeye bigeze avuga ibyo yamubayeho, nanze umuryango kugera ubwo nasamye nanga no kubwira umuryango, numva mbese numva simbashaka, numva nzabyara babimenye nyine ko nabyaye. Bumbashije rero ubwiza bwe se niko koko waje kumubona, niyo mpamvu ntangiriye aho ngaho mu kwanga umuryango kugira ngo ubyumve. Bimaze kuba nanze umuryango mvuga nti sinzasubira no mu rugo, sinzanagira gutya na gutya, bihorere ntubabwire ko ntwite, ibintu nk'ibyo. Yambwiye ijambo rikomeye, niho nashingira mvuga ngo ese koko niko waje kumubona, ahubwo navuga ngo namubonye mu buryo burenze ubwo namutekerezagamo. Kuko abagabo wumva umugabo nyine ari umugabo, ariko we hari indi karite nabonye itangaje. Ndabyibuka yambwiye ijambo rikomeye, arambwira ngo erega ngo reka nkubwire inshuti yanjye, umuntu wese ugukunda ntabwo yakwemerera kumushaka. Ati cyane cyane uwiciwe muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ati kubera ko ntabwo kuba bakuma tikukumpa ni nk'igihembo, ntabwo rero nkwiriye kuguhabwa nk'igihembo hejuru y'amateka twaciyemo ya jenoside yakorewe Abatutsi. Umuntu ugukunda yakwifuza kutabana nanjye, kubera ko ibikomere n'umubabaro ntabwo bimuha uburenganzira bwo kuvuga ngo genda amahoro. Yumva ahubwo arambwira ngo ndashaka ngo ubyakire, ahubwo wakire ko wabahemukiye. Umva iryo jambo rikomeye, akira ko kuba warashatse wahemukiye ahubwo umuryango. Ntabwo rero ukwiriye kubanga, ntunategereze ko bagusaba imbabazi, ahubwo tera intambwe usaba imbabazi. Numva arantangaje ariko numva arambabaje, ngiye narahemutse kandi nanamukunze ariko agerageza kubinyumvisha. Arambwira ati umubabaro n'ibikomere abanyarwanda bagize mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi ntabwo bibaha imbaraga zo gushyingira mu bundi bwoko. Ubyakire, niba Imana yarakugiriye neza ukanyura muri uru rugendo rwakira umubabaro n'amateka, akira n'abataranyuze muri uru rugendo. Numva nibyo ntera intambwe rero njya gusaba imbabazi. Wavuga uti se wasabye imbabazi z'iki? Nasabye imbabazi, nagiye mvuga ngo mumbabarire ko nashatse umuryango mudashaka. Niryo jambo nasabyemo imbabazi. Ndabyibuka iryo jambo rwose niryo ryabohoye umuryango wanje wa hafi uri direct, bituma twongera kubana nk'uko bisanzwe. Urumva icyo gihe cyagishize nashingiye muri 2009 byara muri 2011 mu kwa gatanu. Urumva hari haciyeho igihe. Icyo gihe cyose rero ntago twagendaniranaga,
ndabyibuka rimwe nibwo agatima k'umubyeyi kakubise yohereza musaza wanjye ati genda umundebere aho hari uko bimeze, aza nyine avuga ati twarahemutse kuba tutaramushyigikiye muri iki gihe cy'ubukwe. Rero uko kuntu yambwiye nabonye ubundi bwiza bwo muri we, cyane cyane bwo mu myumvire, kuko abantu benshi bagira imyumvire ivuga ngo baranyangira iki, njyewe se sindi umuntu nk'abandi, urabizi umuntu wese yabigira, aho kumbwira ngo ntabwo umubabaro n'ibikomere byagombaga kubahesha kukumpa, akira ko bababaye, wakira umubabaro wabo, wumve ko ari wowe wabahemukiye, ubasaba imbabazi. Icyo kintu cyanyeretse ubwiza bwe bwo mu myumvire, bituma numva ko koko ari we muntu twagomba kubana tugakomezanya uru rugendo, kugira ngo ni byo Imana yadufashijemo kugira ngo tubashe gukora iyi ministry yo kubaka amahoro, gukora uyu murimo wo kubaka amahoro, nabyo biri mu myumvire ye no mu myumvire Imana yari yaduhaye. Rero aho niho hatangiye no kubohora umuryango, ndabyara, barampemba, bigenda neza. Ndetse navuga ngo nyuma yaho abampembye nabo mu rugo, ariko navuga ngo nyuma yaho Imana yakoze ikintu kidasanzwe n'umuryango wose. Ejo bundi muri 2018 umuryango wose, abantu benshi cyane nabo baje kumpemba nyuma y'imyaka myinshi, urabyumva, nyuma yo gushyingirwa 2009 muri 2017 nibwo n'umuryango wose waje mu rugo iwanjye, mu rugo iwacu baraduhemba, basaba imbabazi ko batadushyingiye, kandi nabwo ko batinze no kuduhemba. Wavuga wambashije nanone ko ubwiza niho nkiri, nubwo ndi kuvuga ibyo byose. Mu bintu rero byanyetse nanone ubwiza burumva ni nyuma y'imyaka myinshi, cyo cyabaye nyuma y'imyaka mike cyuko nsaba imbabazi, ariko nyuma y'imyaka myinshi ku 2017 ijambo yabasubije bavuga ngo mutubabarire, twatinze kubahemba, twatinze kubasura. Yarabasubije ngo ntabwo mwatinze, ahubwo muzi igihe, kuko muje n'umwana abireba azi ko muduhembye kuko twamubyaye. Iryo naryo ni ikintu cyanyetse ko afite imyumvire mizima yatuma dukomezanya, turushaho gukomezanya urugendo rwo kubana. Icyo ni kimwe mu byo mvuze, ariko harimo n'ibindi byinshi bingaragariza ko ari we koko. Ni byiza cyane, nanjye numva nkozweho cyane n'amarangamutima ya love story yanyu irakomeye cyane. Reka nsubire kwa Gilbert gatoya mubaze wenda umusore cyangwa couple iri kureba kino kiganiro nayo nyamara kandi kaba iri kunyura mu bihe nk'ibyo mwari icyo gihe mwanyuzemo, umuryango umwe urabishaka undi ntubishaka, wenda hari impamvu nyinshi zishobora kubitera, ntabwo biterwa n'amateka gusa, dore ko amateka gahunda ya ndi umunyarwanda, bumwe n'ubwiyunge, hari icyo bwagiye bukora bikagenda bigabanuka. Ubu ngubu nabyo abo ngabo bashinzwe inzego zitandukanye za leta nabo kugenda bashinzwe, ariko inama mwamuhereza wenda ni iyihe baba bari kunyura mu ntambara nk'izo ngizo? Njye numva natanga inama nko mu byiciro bitatu. Inama ya mbere, wenda iyo warumbajije ni umusore cyangwa umukobwa uri mu rugendo nk'urwo twanyuzemo, namubwira ijambo rimwe: buriya kubana n'iby'umuntu ku giti cye. Icyemezo cy'uwo muzabana gifatwa na wowe n'umutima wawe, ntabwo ugifatirwa na so, ntugifatirwa na nyoko, ntugifatirwa n'umuvandimwe cyangwa inshuti yawe. Nagira inama buri musore wese, buri mukobwa wese, ko mbere y'uko ajya kuvuga ngo afashe icyemezo cyo kubana na runaka cyangwa na nyiranaka, nabanze asuzume umutima we. Niba yumva neza ko umutima we uhamanya nawe ko uwo nguwo ari we koko bakwiye kubana, nabifatira icyemezo, anyure mu nzira zose zatuma ashobora kubigeraho. Kubera ko ibyo iyo umuntu atabikoze nyuma aricuza, atangira gushaka kugarura ibyo atagishoboye kugarura. Rero engagement, icyemezo cy'umuntu muzabana ni icyemezo gikomeye mu buzima umuntu adakina nacyo, kandi afatirwa nawe ubwe akakirengera, atagiye gutegereza icyo azabwirwa cyangwa azafatirwa n'undi uwo ari we wese, nubwo yaba umubyeyi we. Gusa umubyeyi we yamugisha inama, ariko ntabwo ari we wamufatira umwanzuro. Abandi ngira inama ni ababyeyi. Ubu nanjye maze kuba umubyeyi, ndi umupapa. Rero
ababyeyi ni iki? Ababyeyi ni twitoze kumenya kugira inama abana bacu no kubatoza uburyo bwiza butuma bafata ibyemezo bikuye mu buzima, ariko tubarekere uburenganzira bwo gufata ibyemezo bimwe na bimwe nk'ibi ngibi bigaruka ku buzima bwabo. Niba umwana akeneye gufata icyemezo cy'uwo bazabana nk'umugabo cyangwa uwo bazabana nk'umugore, nk'umubyeyi nagombye kumenya neza ko uwo nguwo atari we ngewe tuzabana, ngewe nahisemo uwanjye nguyu turi kumwe. Umwana wanjye rero niwe uzi uwo akeneye ko bazabana. Namugira inama, namusengera, namufasha, namutoza, ariko ngomba kumurekera uburenganzira buhagije bwo kuba ari we wihitiramo uwo bazabana, noneho nanjye nkamushyigikira. Abandi ngira inama nabo nakita nk'abayobozi. Nimvuga abayobozi ndavuga abayobozi mu nzego zitandukanye, izitorero cyane cyane ko ari homba, noneho n'izindi nzego zitandukanye. Ni kugira ubwo butwari n'imbaraga zo gufasha abo bashinzwe kugenda bagera ku byemezo by'ubuzima buzatuma bagira ubuzima bwiza, bakabaha ubwo buryo bwiza bubafasha nabo kugera ku byo bifuza batabaye imbogamizi cyangwa impamvu ituma batagera kuri ibyo byemezo. Nk'ubu twebwe twagize umugisha wo kugira ubuyobozi bwa leta budufasha gushyigikira icyemezo cyacu, kandi urugo rwacu rumeze neza. Ntekereza ko ari uretse n'Imana turi no mu Banyarwanda leta yakwishimira kubera imibanire yacu myiza, kubera umuryango turemye n'uruhare dufite mu kubaka umuryango muri rusange, umuryango nyarwanda muri rusange. Urumva rero kuba baradushyigikiye muri iki cyemezo cyo kubana kwacu hari ikintu gikomeye bamaze gukora. N'abandi rero niyo nama ntanga ku bantu bafite za responsabilité zitandukanye, ni byiza gufasha abantu dushinzwe kugera ku byemezo by'ubuzima buzatuma bubaka umuryango mwiza, bubaka ibyiza by'ejo hazaza. Janviere, umukobwa uri kureba iki kiganiro akaba abura iminsi mikeya ngo ajye gushaka urugo cyangwa ajye gwashyikura ubukwe nyine bwo kubana n'umugabo wiwe, akakugira inama azanye impanga ririmo vide ashaka kuyuzuzamo impamba yo kujyana mu rugo mu bitekerezo, ni ibihe bintu utabura kumubwira akomba kwitondera no kwitwararika kugira ngo urugo ruzabe? Kwitwararika ageze mu rugo cyangwa kwitwararika mbere ageze mu rugo byararangiye byose agiye gushyingira, ariko aravuga ati hari umubyeyi nabonye umaze imyaka 10 mu rugo, ndumva nshaka ko ambwira ansangiza gatoya cyangwa ampa inama n'impanuro y'ukuntu umuntu yubaka urugo rugakomera cyangwa uburyo aba umugore mwiza akagirira urugo rw'umumaro. Ubundi hari ibintu tujya ducurika ariko mu by'ukuri Bibiliya yacurukuye. Numva namugira inama yo kumenya inshingano ze ko ari umufasha atari umutware. Nicyo kintu cya mbere namubwira. Kimwe cyo no kuba afite urukundo, ubwo urumva byararangiye aba yiyumvamo urukundo rwuzuye ko rwubakwa n'urukundo. Mu by'ukuri uramutse ugiye uvuga uti afite amafaranga, afite imiryango, abakobwa bajya babikora bati njye sinashaka umuhungu udafite umuryango, cyangwa se sinashaka umuhungu ufite imiryango kubera wenda amateka bati njyewe umuhungu ufite se na nyina nta kintu twavugana, yanzanaho ubutesi yagira gute ibintu nk'ibi. Ariko ibyo byose warabirenze ukumva ufite urukundo. Nicyo kintu cya mbere, kuba wajyanye y'urukundo vuga uti ese wajyanye y'urukundo? Yego. Uri sure ko uyu muntu umukunda, kandi noneho urukundo navuga ngo ni urukundo rurenga byose. Handi uvuga uti ni iki yagukorera ukaba utamubabarira akavuga ngo ntacyo, uwo nguwo urwo rukundo rwagenda rukamwubakira, ariko akibuka inshingano ze nk'umufasha, nk'umudamu, akibuka ko umugabo ari umutware. Kuba umutware ntabwo bivuga ngo najya azapfukame, nubwo hari imico ibyemera ko umudamu apfukamira umugabo niyo yaba atari uwe, aho ni ahandi, ariko noneho avuga ngo agomba kumwubaha nk'umutware mu buryo yemera ko we aje nka sapoti, ntabwo aje kuriyobora. Uko abantu benshi wenda nkatwe b'imfubyi, hari igihe uba waranyuze mu buzima butuma wifatira ibyemezo, wirera, wibeshaho. Hari igihe ugera ku mugabo rero kumva n'ubwo buzima ugiye gukomeza, mfatira ibyemezo, agira gute na gute, ariko umugabo ni wo kubaho. Navuga ngo mwana rero genda
uzubaha umugabo. Ariko nk'umukristo namubwira ngo uzibuke gusengera urugo rwawe, kuko hari igihe ugerayo nanone akenshi ubushize impombo niba wumva urekuye uvuga uti Imana ishimwe narabiharaniye none ngezeyo. Navuga ngo ni ugukomeza gusengera urwo rugo agiyemo, ariko icya mbere ni ukubaha umugabo. Wa mukobwa we wumvisha impamba ugomba kugendana, umusore hari icyo ndi bwongereho. yego Wenda kirasa nkaho kiri rusange, ariko kiragaruka kuri cyo kibazo wari ubajije. Buriya umuntu wese ugiye gushaka, yaba umukobwa yaba umuhungu, namugira inama yo kuvuga ngo tekereza neza icyo ugiye kuzajya kumara, icyo ugiye kuzajya kumara muri urwo rugo, aba ari cyo uzatwara ushyize imbere, kuruta kugenda ufite expectations z'ibyo wumva wifuza ko uzigiye kuzajya gukorerwa. Ni ukuvuga ngo ugende wagabanyije ibyo wifuza gukorerwa, ahubwo ugenda utwaye byinshi ugiye gukora. Niyo nama. Kubera ko wenda ntunganiye, hari igihe umuntu agenda uvuga ngo azambera data, azajya ngirira gutya, azangirira gutya, nifuza ko azajya nkorera n'ibi ngibi, wa mugani yaba umugabo yaba umusore yaba umukobwa. Ariko iyo ugiye uvuga ngo njyewe nzamugirira gutya, nzamubera umudamu mwiza, nzamugira utwaye impamvu, navuga ngo utwaye agapfunyika k'iyo ugiye kumubera we mwiza, hahandi yicara akajya avuga, ubundi aryo wicara akavuga ngo mfite umugabo mwiza, mfite umugore mwiza, hahandi yicara akajya avuga ngo uyu niwe twagombaga kubana, apana wowe njyewe ndi umudamu wuye, njyewe sinjye wicara ngo nikomange mu gatuza mvuga ngo ndi kubikora neza, ahubwo uzagende ubeho mu buryo we azajya yicara akavuga ngo uyu niwe twari dukwiye kuzabana koko. Nawe uburyo abaho nk'umusore, nzahindukiye ku buryo niyo yaba atandeba mvuga ngo uyu niwe Imana yangeneye. Hahandi badusubije inyuma kongera gushaka bakansubiza ubukumi, bakamusubiza ubusore, yahirimbanira kuvuga ngo nuriya wa wundi twabanaga niwe ndi busubire kurambagiza, ku buryo umuntu atica avuga ngo ndamukize, sindirose nk'uyu mugore, sindirose nkize uyu mugabo, reka nshake runaka kije wabikora utyo, kije usubiye mu bukumi ntakubeshe, ntakwiraririye, niwe mugabo nakongera kujyaho. Kubera ko imico ye nakubwiye imyumvire, ariko harimo n'imico. Nkubwiye imico navuga no muri iki gihe cya covid abantu bari begeranye cyane, buryo abantu babana ukavuga uti uyu handi wifuza kuvuga ngo aho mu gihe n'ikiyongere barafunguye. Mbese umuntu mubana mu nzu ku manywa na nijoro ukumva nta stress, ukumva nta gihungu ufite, ukumva uvuga uti bazafungura ryari nga mvuyira aha, Mana nyagasani none nditwara nte, ndakora iki. Mbese uko wa wundi ubana nawe ukumva ufite amahoro yose yo mu mutima, niho nasubira. nawe yabuye akarambagiza. Reka niba mbyita kugana ku musozo, niba mbyita gusubika tukazasubira, kuko mufite ivugabutumwa rikomeye, reka mbyita ivugabutumwa. Ubuhamya bwanyu burimo amasomo menshi, kandi ngira ngo ku rubyiruko, ku mpande zose z'abantu, ababyeyi, ni ukuri inzira mwanyuzemo mukabasha gutsinda. Ngiye basaba umugisha, Imana ibahe umugisha cyane, kuko byari ngombwa yuko muzagira umumaro mu gihe gisa n'iki ngiki, mukajya mubibwira abato, mukajya mubibwira abantu, bakumva yuko bari abantu barwanya intambara nziza y'urukundo, kandi bakabasha kugira kuyitsinda, ubu bakaba bubatse urugo rwiza. Wenda ntabwo twasoza gato tutavuze wenda ku by'umuziki gatoya. Uyu uri umunyamuziki, umugabo wawe nawe ukaba uri umunyamuziki, ubu ntabwo mujya muteganya wenda ko kuzagira nk'igihe madamu akaba yaririmba ku giti cye, mbese iby'umuziki reka tubivugeho gatoya, nibyo biri buze kudushyira ku musozo. Twumva kimwe cyo twumva umuhamagaro wacu, niyo mpamvu nigeze mvuga ngo twumva turi abamisiyoneri. Twumva umuhamagaro wacu tugarura cyane cyane gushaka gufasha abandi kuruta twebwe. Twumva turi abakoci,
murabizi iyo uvuze coach wenda bakunda nk'umupira nibo babyumva. Buriya umutoza ni wa muntu utoza akabwira umukinnyi ibyo agomba gukora ariko utaza kubona mu kibuga ari uri gukora, ariko ibiri gukorwa mu kibuga niwe wabipanze. Ntabwo agaragara rero ariko aba ari inyuma kandi asa nk'ari we ushyigikiye byose. Ntekereza ko niyo mpamvu twatinze cyane mu kuba cyane abantu baba indani mu rusengero ugufasha korali kwa kuri twavugaga twumva cyane umuhamagaro wacu ugaruka cyane muri iyi industry ya music. Twumva icyaca ari ugushyira cyane imbaraga mu gutoza no gufasha abandi kuzamuka bakaseruka, tukaba tubari inyuma tubashyigikiye, tubagira inama, tubatoza n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Nicyo kiza ku mwanya wa mbere. Ariko nabwo akenshi iyo ukora ibintu ufasha abantu mu bintu batakuzimo cyane butagaragayemo, hari igihe bamwe bagira impungenge kavuga ariko se ibi bintu ari kumbwira gukora ese nibyo koko. Ibyo bituma twumva duteganya ko mu bihe bike biri imbere turashaka nabwo kuba twagerageza kugira ibyo dukora mu buryo bwacu, ku buryo twakora album, twa developer music mu bundi buryo. Icyo turi gukora cyane muri ibyo ngibyo ni ibintu bibiri. Kimwe turashaka kuzamura iyi gospel music ku rundi rwego, kuko ntabwo twebwe dushyigikira ibintu byo kuririmba bimeze nko kwifotoza, ahubwo dushaka ngo kuririmba ni kube umuti ukiza. Ahangaha rero niho dushaka kuzamura cyane icyo turi kwita music therapy. Turashaka ko indirimbo iba umuti ukiza, ku buryo iyo umuntu aririmbye havamo umusaruro w'ikintu gikoretse mu muntu waririmbye cyangwa se mu muntu wumvisha iyo ndirimbo. Ibyo rero bizatuma tugerageza kubikora kuko ni ibintu bitamenyerewe cyane. Ni ibintu rero dushaka gukora, tukaba twagira indirimbo, ubu buryo tunozamo indirimbo content y'indirimbo, uburyo tugomba kuziririmba bijyanye na music iri approprié n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Tukaba twagera kuri urwo rwego rwaho wenda mu gihe kiri imbere mushobora kutubona twakoze album yacu. Ariko igitekerezo atari kuva gusa nuko dushaka gukora album yacu, ahubwo hari urwego twifuza kuzamuraho cyangwa hari yindi sura ya music dushaka kugaragaza abantu bashyiramo imbaraga. Reka rero tudatinze tubashimire cyane, ariko mbere yuko dusoza n'ubundi turatanga umunota umwe buri muntu wese atanga ubutumwa bw'umwihariko ku bw'iki kiganiro, ubundi tuze tugana ku musozo. Ubwo umuntu aravuga icyo ashatse akurikije uko ashatse. Murakoze. Njyewe numva ubutumwa nshaka gutanga bugaruka mu gusaba cyane abamaze kubaka ingo, kubera ko twaganiriye cyane ku by'ingo. Abamaze kubaka ingo ni bakora uko bashoboye, buri muntu wese akora uko ashoboye, aharanira icyatuma urugo rwe na mugenzi we ruba urugo rwiza. Kandi ibyo ngibyo birashoboka, umuntu yabyiyemeje birashoboka. Umugabo uri kunyumva, umugore uri kunyumva muri iki kiganiro, namugira inama, namuha ubutumwa bwo kuvuga ngo kora uko ushoboye, ushakishe muri wowe ibyiza byose byatuma urugo rwawe n'uwo mubana ruba rwiza kurushaho. Ubundi butumwa nkabutanga ku rubyiruko, abitegura, abashaka kuzagira ingo, cyane ingo nziza. Nkababwira ngo ikibazo bakunda kwibaza ni kivuga ngo ese umugore mwiza ni uwuhe, umugabo mwiza ni uwuhe. Ndashaka kubabwira ngo gifite igisubizo cyoroshye, ariko rimwe na rimwe tutajya dushobora kugeraho vuba. Ariko igisubizo ni iki ngiki: niba ushaka umugore mwiza, uzarebe wa wundi ufite ubwiza bw'imico y'umutima isumba ubwiza bw'umubiri ureba. Uwo numubona uzamenye ko wabonye umugore mwiza. Nushaka umugabo mwiza, uzarebe umugabo ufite imico myiza y'umutima isumba ubwiza umubonaho inyuma. Uwo ngo numubona ntazagucike, uzabonye umugabo mwiza. Rero ndabagira inama abasore, abakobwa, nibashake abantu beza bazabana nabo, nibashaka abagabo beza aba bakobwa, nibatoranye abakobwa beza aba basore.
be kugenda gutya gusa umuntu afata uwo abonye bahuye uko amubonye nyuma gusa akavuga ngo uriya mukobwa nugera mu rugo urugo ruzaba rubi. Shaka umugore mwiza hakiri kare, shaka umugabo mwiza hakiri kare, maze muzagira urugo rwiza. Ngewe inama natanga nuko mu ngo yaba umugabo cyangwa umugore bakuremo kwikunda buri wese ku giti cye, ahubwo niba bishoboka buri wese ashyira imbere mugenzi we. Wavuga uti niba ari icyiza kije wumve uwa mbere wakibona ari uwawe, apana wowe ku giti cyawe. Shyira imbere mugenzi wawe kuba ari we wanezerwa kuruta uko wowe wanezerwa. Icyo ni kimwe ku ngo zamaze kubaho. Indi nama natanga ni ababyeyi, navuga ngo ni nk'amayeri nabigisha nubwo ntarashyingira, ndi kwishingiraho ari nkanjye ayo mayeri yakoreweho. Nibareke kubwira abana babo ngo runaka ntitumushaka, kuko iyo ubwiye umwana ngo runaka ntitumushaka yaramukunze, navuga ngo umeze nk'aho ahubwo uri kongera imbuto y'urukundo muri we. No kuvuga ngo uko urushaho kumwanga niko warushaho kumukunda. Ahubwo niba remu ubucuti hagati y'abana babo nabo nk'ababyeyi mu rwego rutuma amubwira neza ko bati nubwo mukunda dore ngewe ibintu mbona bishobora kutazagenda neza. Navuga ngo ni amayeri, ndabona nkurikije uko mubona ndakuruta wa mwana we, dore uyu muntu ndamubona gutya, ariko ye kuvuga ngo ndamwanga, kuko urwo rwango rumwongerera urukundo, kandi urwo rukundo rutuma haboneka inzika hagati y'umuryango ugiye kubaho w'abana babo ndetse n'imiryango. Kandi byagombye kuba mu buryo baba babanye baba batabanye, bikazasoza imiryango nta makimbirane igiranye. Hanyuma ku bihereranye n'abasore n'inkumi, ndavuga nk'umukristo. Mu by'ukuri yaba umukristo unyumva cyangwa se utanyumva cyangwa umuntu w'Imana, reka bari ko mbivuga, umuntu wese numva yagerageza gushyira ubuzima bwe mu Mana, kuko mu Mana honyine niho navuga hari ubuzima bwiza. Ni ubuzima bukoriyanta mu bitekerezo, bukoriyanta mu mahitamo, bukoriyanta mu mibereho ituma uzagera aho ushaka. Kuko iyo ushaka umuntu mwiza, banza wowe ube mwiza use n'uwo ushaka. Sinzi niba ari ikintu kiri kumvikana. Hari umuntu uvuga ngo ndashaka umusore mwiza, ndashaka umukobwa mwiza, ariko se we ari gukora iki gituma abo uwo nguwo nyine nawe ukwiriye uwo mwiza? Niba ushaka mwiza nawe ba mwiza. Niba ushaka umukobwa utarabaye mu byaha, utarabaye umusambanyi, banza nawe ubu uwo nguwo utarabaye uwo nguwo. Ariko wowe kwikunda ngo uvuge ngo nabaye umupagani, nabaye cyakunda ashaka umukobwa noneho utaragiye muri ibi n'ibi. Umwiza ushaka banza ube mwiza kurusha uwo ushaka, noneho hamwe no gushyira ubuzima bwawe mu Mana, kuko ariho habamo ibyemezo byiza by'ubuzima, byose bizagenda neza. Murakoze. Nk'uko ari abaririmbyi ba korali Amahoro, reka mu gusoza tubasigiremo nyine igice gitoya cyangwa igitero na refure by'indirimbo ya korali Amahoro, ubundi Imana ibaho umugisha cyane. Mwakoze gukora iki kiganiro kandi namwe turabashimiye. Imana ibaho umugisha. Murakoze. bavuye mu mibabaro bahozwa
amarira bashira intimba urahirwa niba urimo mbona ubukwe bw'umwana w'Imana busoye hakirwa bavuye mu mibabaro bahozwa amarira bashira intimba urahirwa niba urimo mfite amatsiko yo kugerayo no kuba muri icyo gitaramo nyambika imbaraga nkomeze zagereye amahoro mfite amatsiko yo kugerayo no kuba muri icyo gitaramo